amafaranga menshi ese navuga ngo menshi na cyane ndashaka utubwire kuri iyi saha nusokano ahantu hambere uri bugeni heshye shaniko uyu munsi kabisa ndumva ari show urumva ute umutima wawe ndabona amarangamutima ari menshi ariko ndabizi kuri urimo udakunda kurira ndanezerewe of course ndanezerewe pe ariko kandi nanone ikinejeje cyane nuko mbaye brand ambassador w'ibintu niyumvamo ibintu GASARO TV. abakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Uyu munsi rero ntabwo mvuga ibintu byinshi, ni umunsi w'ibyishimo. Murabibona turi kumwe na mama Beni, ntabwo navuga ngo ni umushyitsi, muramumenyereye hano iwacu sibyo niko? Mumeze gute? Turaho cyane agasaro twari tubakumbuye. Mwemwe dukumbuye natwe twari tubakumbuye. Kadusuze n'abakunzi ba GASARO TV. Hanyuma ikiganiro cy'ubushize navuga ngo cyakunzwe na cyane kuko gifite mu bihumbi 150 birenga, abenshi bagiye bavuga comment ati no mudamu ni mwiza ni mwiza ni mwiza. Zira comment yazakiriye gute? First of all ndabashimira. Umuntu ukubwiye kuri mwiza nuko abagukunda. Yego. Ya ndabashimiye ku rukundo munyereka rwo mukomeje kunyereka kandi nanjye ndabakunda cyane. Ya hanyuma abandi benshi nabonye bibaza ngo mama Beni ko byo umwana w'igikara kandi ari inzobe. Wenda ntabwo nabasubije ibya Beni ariko ndatekereza uyu munsi wabisubiriza. Beni of course Beni n'umuhungu wanjye. Izo comment yazibonye. Yego umwana mumaze imyaka igera kuri 5 mubana nkaho hari ubuzima bwa kenshi. Ni igihe kinini kugira ngo uvuge ko atari uwawe biba bigoye cyane cyane ko abanyarwanda n'aba diaspora yewe n'abandi bakurikira bumva ikinyarwanda bose bazi ko Beni ari umwana wanjye. Ariko najya ngo mbabwire ko Beni mu buryo bwo kubyara byita nk'iki ntago ari umwana wanjye kubyitaho. Murabyumva hirya behind camera hari noise kuntu bihangane biri kudisturbinga mama Beni nkabona nagari hano neza ariko turagerageza sibyo. Hanyuma niko uyu munsi duherukana n'ubundi tumurikira iki gikorwa ndetse navuga ngo benshi bagushimye kwita ku bidukikije ko bireba buri wese, ariko uyu munsi hahiriye rimwe noneho hahiriye rimwe arahiye ndavuga ngo tutaragera ku mafaranga usinyiye uyu munsi twe tuyibereye ntabwo ari za miliyari zo gutwika ndetse navuga ngo ni sheke. Urumva umeze gute mu mutima wawe mbere yuko tubatangariza amafaranga uyu munsi ubonye? Okay, biranshimishije. Tuni cyambere abari intambwe ikomeye. Icya kabiri ni n'iby'agaciro kuri jewe kuba igikorwa nk'iki gitabara ubuzima bw'ikiremwa muntu ku rwego rw'isi apana mu Rwanda gusa. Yego kuba mbaye brand ambassador noneho biri official neza pana mu ntuza wa civil society nk'iyi ngiyi ni by'agaciro kuri jewe, biranshimishije n'intambwe ikomeye. Hanyuma amafaranga ntago ari ibanga ko twayabonye. Mwari mufitanye agreement mbere cyangwa se uyu munsi nawe aragutunguye nkuko benshi batunguwe? Nabona gafite amatsiko yo kureba miliyoni uyu munsi baguhaye.
Okay, twari twarabyumvikanyeho ariko urabizi amasezerano yatarajya mu bikorwa neza biba bigoye kubyizera utarabibona, urabizi yego umunyarwanda yizera ikimuraye mu nda. So nari twarabibanje kubiganiraho ariko nyine rimwe na rimwe uvuga uti wenda bashobora kubivamo, rimwe na rimwe covid kavanga, noneho dore hateye n'ubwoko bushya bwa covid. So urumva rero biranshimishije kameme, ariko hari ibyo twari twabanje kuganiraho. Yego. Hanyuma uhawe miliyoni 30. Amafaranga menshi ndetse navuga ngo menshi na cyane. Ndashaka utubwire kuri iyi saha nusokano ahantu hambere uri bugene hehe ngo tubyine usinzi. Of course turabanza dusangira agacyayi dore hagoye n'imvura wumva. Hanyuma ni mu rugo nyine twubahirize gahunda zo kwirinda covid. Urakoze cyane. Hanyuma abanyamakuru bagenzi banjye njya numva bamwe muri twe bavuga ngo abenshi bakunda gutumira ama press conference, abandi ngo mu bikorwa bakabona amafaranga nibibuke n'abanyamakuru, ariko ibusora baza ati turaca ahantu. Niki kibiguteye? Ndetse njya numva abenshi banenga abastar rimwe na rimwe bo mu muziki cyangwa se navuga ngo bakora ibikorwa bitandukanye, ati babona amafaranga ariko nibibuke b'abanyamakuru ko rimwe na rimwe bajya bagira uruhare mu kuba ibyo babigezeho. First of all ndabanza nshimira itangazamakuru kuko n'abantu b'agaciro cyane kuri ibi bintu dukora kuri urugendo rwacu. Yego. Iyo udafite itangazamakuru ntaho wagera. Nshuti yanjye okay, ndanenga bamwe na bamwe bajya bafata nk'umuntu w'umunyamakuru ugasanga aramuharabitse, amubwiye nabi, ashobora wenda kuba yaraguhemukiye akantu gatoya. Umuntu n'umuntu, yego, ariko nyamara afite aho yagukuye. Iyo atakuvana hahandi ntawe ari kukumenya. Nkanenga abo bantu rimwe na rimwe bajya bagira, ntago nshatse kubakritika cyangwa ngo mvuge, namwe murabizi n'ubuzima mubamo bwa buri munsi, ariko nkanenga cyane cyane nk'umustar uba hari icyagezeho nyamara kibagirwa uwamufashije kuzamuka. Tukira aho ngaho hari abandi ba star bagenzi bawe, navuga ngo banyihanganire nubwo tutamentioninga abantu, usanga muri iyi minsi umwaka ikiganiro ati ugomba kunyishyura. Wowe bifata gute nka mama Beni? Kamubwira uti interview yatura 150 cyangwa se 150. Nzi neza ko iki kintu mvuze aba YouTubers bagenzi banje nta numwe bitaraba bahura nabyo, ndabizi. Hari n'uwageze kumbwira ngo ndetse n'iki kitagutera we kwishyuza muri iyi si ni magirirane. Tugomba gufatana akaboko tukazamuka. Ntago wamubwira ngo yafashe amafaranga agura kamera ye, agura mikro, yishyura aho agiye kugukoreshereza. Rimwe na rimwe njya numva ngo umuntu abagurira icyo kunywa kugira ngo mubashe kumushyira muri modu atavuga yumye mu muhogo, ariko wibyo akabyibagirwa kandi akibagirwa ko cya kiganiro ugiye gukora kizamugeza kure handi hashoboka. So rero jewe numva kwishyuza. Hari n'ubatari umustar uyu munsi yawe umustar wari nawe wenda yarabanjije imbere yawe, nyuma y'amezi 3 agahita yibagirwa akakubwira ati burya nawe uranyishyura. Ubifata gute nka mama Beni? Biragoye nshuti yanjye, biragoye. Abantu bafata ibintu bitandukanye. Hari ese aramutse akubwiye ati ko nzi ko wenda mwinjiza nubwo ntabizi, nta kuntu wazamfasha ko mfite ikibazo runaka aho kugira ngo akubwire ngo nyishyura cyane. Nuko nawe yaraguye ikiganiro atakwishyuje, numva kumufasha byashoboka. Nuko nawe azakagusanga aho ukamubwira uti mfasha uze unkorere iki kiganiro bashe kukigeza kure hashoboka. Nawe numva ko mu gihe umusabye interview habaye ikintu nta mpamvu zo kuyikwiba. Hanyuma uyu munsi wambaye red na rose, ndinde burogeti bo kwambara gutya, nanakubwira ngo you look good. Ndashimira Bernard Shop, nibo banyambitse. Kuva hasi kugera hejuru. Wow. Ubabwire ngo bakombitse neza. Nakunda nawe babwiye bashobora kuzumva kino kiganiro. Hanyuma niko twisubirire kuri projet yanyu. Hari benshi bavuga ati ibi bintu wenda bidukikije, rimwe na rimwe ati nta kamaro, ariko uyu munsi navuga ngo akamaro donc ko kuba wakurana nabo n'urugero ntanzi, kuba waka approaching umustar runaka ukamugeza igitekerezo akaba yavuga ati ibi bintu wapi, ariko umunsi uri umustar
bigejejeho akamaro. Gira ubutumwa ushishikariza babana mubana mu mwuga umwe muri firme mu buzima bwa buri munsi. Icyambere mperaho burya iyo nk'ibiza byateye imvura izuba ryinshi, yego abagabo ntago mvuga ko ntago nshatse kujya kure cyane ntibanyumve nabi, nk'iyo imvura yaguye ibiza byateye, yego uzacunge neza. Umugore niwe uri kurwana ku dusafuriya ngo tutagenda, kamatera ngo katagenda, umwana ku rutugu areba, umugabo ukabona nawe afite ikibazo ariko duhora turi ijisho. Yego abagabo burya barubaka ariko burya umugore ararinda, ararera, ararinda ko cya kindi umugabo yubatse kitangirika. Nagira ngo nkubwire ngo ikintu nashishikariza abantu cyane cyane abagore, abagabo, ariko nkasaba abagore bagenzi banjye, burya icyo umugore yavuze umugabo ntago yamuhakanira. Bagore, bakobwa, nshuti dufatanyije uru rugendo, ndagira ngo mbasabe ngo aho uva ukagera umenye ngo kurengera ibidukikije biri mu nshingano zawe. Iyo urebye u Rwanda usanga ni igihugu gitoya, nta butaka dufite, yewe naho gutura ntihahagije, reka tureke aho guhinga. Ariko iyo urebye bwa butaka, reka nk'uyu nk'urugero rutoya, reba Nyabarongo. Urabona Nyabarongo ukuntu isa, kuriya kuntu Nyabarongo isa ntabwo ariko yasaga kera, yari urwererane. Iyo ubona igisa kuriya ni ukuvuga ko ubutaka bwacu bukigenda. Niba rero tudafashe ngo turengere ibidukikije, dutere ibiti, turinde ubutaka bwacu, ese abana bazadukomokaho, abazabakomokaho bazatungwa n'iki? Nk'ubu amakuru mfite, Nyagatare itangiye guhabwa ibiryo. Turi mu kwa kangahe? Kwa 12. Tuzi ko ari ukwezi ko abantu baba bari gusarura, ari ukwezi kwiza abantu baba bagiye kwishima. Ariko niba batangiye gusaba ibiryo, ese umwaka utaha tuzaba tubayeho gute? Kubera iki? Ikirere cyarahindutse, kandi cyahinduwe n'iki? Inganda, imodoka zihora imyuka mibi, amakonjerateri, amafrigo, amaklimatizeri, biriya byose biri mu bintu bisohora ibyuka bibi bihumanya ikirere. Iyo cya kirere gihumanye niho cya izuba riba ryinshi, amapfa agatera, imvura yaza nayo ikaba nyinshi. Iyo utateye cya giti ngo bivange n'imyaka, ubutaka bwawe bukagenda. Ibiti tukabitema, nk'ubu ngubu usanga abacana amakara n'abatema ibiti bihishe ni benshi cyane. Ni ukuvuga ngo ntaho, iyo bya biti babitemye nta wibuka gusubizaho, nka ya ndirimbo ngo nutema kimwe ujye utera bibiri. Usanga rero nta bantu babyitaho, nyamara ntibamenye ko isi iri kugenda irindimuka gake gake. Ni ibintu utapfa kubonesha amaso utabyinjiyemo ngo ubirebe, ariko nyamara nta hantu turi kwerekeza nidukomeza kugendera kuri iyi revo. Nkaba nasaba abanyarwanda, yego nubwo ari ikibazo cyugarije isi, ariko burya ngo ijya kurishihera ku rugo. Duhere ku bwacu, turengere ibidukikije, urusobe rw'ibinyabuzima, by'amaplastike nk'iyo leta ikubwiye ngo ntugakoreshe plastike ngo uyijugunye aho ubonye, nyamara iyo uyifashe ukayirambika kuri bya byatsi ntago cyongera kumera. Uzarebe iyo wanduriye plastike imaze nk'icyumweru, cya cyatsi kiba cyarumye. Yego, ntago ushobora kubona umwuka mwiza. Mbese kurengera ibidukikije n'ubuzima, n'ubuzima bwa buri munsi tubamo. Ntiwabaho udafite umwuka uhumeka, wahita upfa. Yego, nkaba nasabaga umuturarwanda aho ari hose wumva ikinyarwanda, abakunzi ba GASARO TV, nshuti zanjye, mureke duhaguruke turengere ibidukikije kuko ni ikibazo gihangayikishije isi. Hanyuma niba atari ibanga, RCCDN mufitanye contract y'igihe kingana gute? Umwaka umwe, miliyoni 30. Shaniko, uyu munsi kabisa ndumva ari show. Urumva ufite umutima wawe, ndabona amarangamutima ni menshi, ariko ndabizi ko uri umuntu udakunda kurira. Ndanezerewe, of course ndanezerewe pe, ariko kandi nanone ikinejeje cyane nuko mbaye brand ambassador w'ibintu, niyumvamo ibintu byagirira umuntu wari we wese akamaro. Ko ijwi ryanjye nimpaguruka nkavuga
bakamfasha tukavuga n'undi munyarwanda hari wese akamfasha tukabishyira mu bikorwa nkeka ko abazadukomokaho tuzabasigira isi nzima kandi isukuye. Ninde muntu wahise wibwira ati nshakiye miliyoni 30? Nikimara kuzifata nabana guri mu gafone ukuntu ninde muntu wahise wibwira? Yewe mbere nyine arazwi. Uwa kabiri nyine ni umubyeyi ko ahora nsengera cyane. Ni ukuri iri byiza cyane. Wa mbere ni umutware wawe, wa kabiri ni umubyeyi. Abo ni abantu navuga ngo bakuba hafi mu buzima bwa buri munsi. Igira ubutumwa bagenera uyu munsi cyubona izi miliyoni 30. Ndabizi ko bazakurikira kino kiganiro. Ubutumwa mbagenera nuko nababwira ngo ndabakunda kandi nkunda ko bahora bansapotinga uko bashoboye kose. Yewe niyo nacitse intege rimwe nkaryama nkavuga ndabiretse n'ubundi se ndakorera iki. Barambya tongera uhaguruke. Ushobora kugwa 7, 8 ariko rimwe ugahagarara ukomeye. Hanyuma gira ubutumwa ugenera aba star bagenzi bawe ndetse muri field imwe. Ndakeka uri mu ba star ba cinema abasinyiye amafaranga menshi. Ndabeshya? Ntabwo mbizi. Ntabwo mbeshya kuko ubuzima bwa buri munsi tumva amakuru ndetse navuga natwe tuzi ko yatara, ariko muri filime cyangwa se muri sinema nyarwanda uri navuga ndetse umudamu ni ibintu byiza cyane atwishime ndetse n'abagenzi bawe bishimira ino ntambwe. Ni ibintu byiza ko reka mvuge ngo bagomba guterwa ishema na mama Beni. Uyu munsi ni intambwe nziza cyane ko hano muri filime batwika akabona miliyoni zabo 30. Gira ubutumwa nano bagenera kuri uyu munsi babantu bumva yuko nyine ibintu nk'ibi ngibi batabaye agaciro, nyamara waritonze ukorana nabo uyu munsi hari icyo bibyaye. Icyo nagenera ubutumwa abastari bagenzi banjye, icyo nababwira nuko ntibacike intege, bakomeze bakore. Ushobora kuvuga ati wenda uyu munsi sinakunzwe cyangwa se ntabwo ari jye bahisemo, ese kubera iki bahisemo uriya kandi wenda atandusha gukundwa, ariko burya iyo ari umugisha wawe iyo wabiharaniye urabibona. So nababwira ngo ntibacike intege, bakomeze bakore, bakunda ibyo bakora, babikorana ubushishozi ndetse n'ubwitonzi n'ubuhanga, ndetse no kwicisha bugufi no kubaha, kuko ntabwo wamenya ngo wakugirira akamaro ejo ninde. So nkababwira ngo courage, dukomeze dufatanye, kandi nabo iki kibazo cyo kurengera ibidukikije kirabareba. Ijwi rimwe ntacyo ryakora tudafatanyije. So nkaba mbasaba no gufatanya nanjye muri urugendo ntangiye. Reka nkubwire ngo congratulations no kuri. Thank you so much. Kandi uzabe brand ambassador mwiza, turakwizeye twese, ndetse navuga ngo RCCDN nayo yaguhisemo kuko ibona uri umudamu ushoboye kandi koko urashoboye. Reka ngushimire cyane rwose, ukagenda twike. Murakoze cyane Gasaro, ndabakunda. Ya natwe turagukunda. Merci. Niba yitegura kutwakira. Ariko ndabona musaka barambiwe, ariko ugaruke gatoya. Murakoze. Abenshi muzi kuri mama Beni, ariko banyituye neza Nicole Ruburika. Ndi umudamu w'umwana umwe n'umugabo umwe, of course. Mpagaze hano nka brand ambassador wa RCCDN, nkaba twaraganiriye mu mezi nk'abiri atambutse, bambwira ko uko babona nkina, uko babona nitwara, uko babona nabanje kugaragaza ko nkunda ibidukikije pe, kandi koko ibidukikije ni ubuzima. So icyo gihe rero nibwo banyegereye barambwira bati dushobora gukorana, waba brand ambassador wacu. Nanjye ntabwo nasuyaje kuko nkunda ibidukikije, nushaka kunyitima climate change.
So muri uyu mwaka rero tugiye gutangira wa 2022 akaba ari umwaka ngiye kugaragazamo ibikorwa byanjye, ibikorwa byo kurengera ibidukikije, ibikorwa byo kwerekana RCCDN. Ese RCCDN ni iki, ikora iki, ikorera he, ese umunyarwanda uwo ari we wese wishaka kugira ngo bamufashe, haba mu buhinzi, haba mu bworozi, haba mu kurengera ibidukikije, urusobe rw'ibinyabuzima, ese babafasha kuki, ese bababona he? Ako kazi akaba ariko ngiye gukora, ndetse nkakundisha na buri munyarwanda uwo ari aho ari hose, ndetse bikanarenga n'imbibi, tugasagurira abaturanyi kugira ngo tubashe kugaragaza umunyarwanda se ashoboye iki mu by'ukuri mu ruhando rwo kurengera ibidukikije. Ese RCCDN abayizi bazi ko ikora iki? Ashobora kuba bazi ko nyine RCCDN civil society ariko atazi ko ari umuryango uharanira kurengera ibidukikije ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mu iterambere. Uwo muryango ukaba ufite imiryango 66 ikorera mu gihugu hose, ariko hakaba hariho abantu batazi ngo iyo miryango aho iri ikora iki. So uyu mwaka rero akaba ari ku kazi ngiye gukora kugira ngo haba kuri social media, haba kuri platform zanjye zose zindi, haba no muri filme, haba muri theatre, bahishire kabangaho gatoya bari na theatre turi gutegura uyu mwaka, izaba ari nziza yigisha umunyarwanda mu kurengera ibidukikije cyari cyo. So murakoze n'abatindiye, ijambo ryanjye ryari ryo, ibikurikira muzabibona ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Murakoze. mama bidukikije uyu nguyu nizeye ko agiye kutugeza kuri byinshi. ahasigaye mumufashe, mufashe igihugu, kuko kurengera ibidukikije biratureba twese. ibanga ryihariye kuri njyewe rero nuko ndi umupasitori. umupasitori ntibajya basubiza batavuze Imana, kuko Imana tuzi ko ari ishobora byose, tukayubaha tukayubahiriza. mugiye gufata rero ka kokuteri, mugiye kumererwa neza muri iyi noheli tugiye gusangira namwe. abubaha Imana bahaguruke dusenge, turangiza tujye. abatayubaha nabo bakomeze bicare nta kibazo. niko bimeze, niko ariko uri umupasiteri ukagenda uhisha amaso uvuga utari ko amazi ni nziza, kandi uhisha amaso ntibishoboka iyo uri uri wenyine. abazajya babiga ariko niwe Uwiteka agira ngo Imana yacu turamushimye, tukuzamura icyubahiro gikomeye. tuzi yuko Imana ishobora byose, nta kijya kikunanira. umugambi wawe buri gihe urasohora. nakwinginze ngo ibikorwa bikorewe aha byose ubihe umugisha wawe. gahunda zituri imbere nk'abana b'iki gihugu kandi nk'abana bawe, uzihe umugisha zose. mwami Imana, iki gihugu n'isi yose byugarijwe n'ikibazo cy'ibidukikije, byugarijwe n'ikibazo cy'ibikorwa bya muntu, byugarijwe n'ikibazo cyo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe bituruka ku ishyuha ry'isi. nongeye kwinginga ubuntu bwawe Nyagasani Mwami Imana, kudushoboza kugira ngo abana bazadukomokaho n'abazabakomokaho igihe icyo ari cyo cyose Kristo ataragaruka, nabo bazabe batunzwe n'isi kandi batunze neza, bayiho amahoro. tumaze kuronshinga brand ambassador wa RCCDN, tumaze guhemba abahinzi bacu bavuye hirya no hino. nakwinginze ngo abahinzi basubira mu mago yabo, basubizeho amahoro, basange andi kandi bakora imirimo y'indashyikirwa mu buryo bagiye gukora. nongera kukwereka brand ambassador wa RCCDN, uzamushoboze umuhe ubwenge buturutse iwawe mu ijuru, umushoboreshe gutunganya inshingano ze, kandi natwe twese tugirire ubuntu, tugirire imbabazi aho tutagenda neza. kandi Uwiteka nyir'ibintu, uhaze kwifuza kwa buri wese uri aha ngaha,
tugiye kujya mu minsi mikuru uzaduhe kuyinyuramo amahoro ubuntu bwawe ubane natwe iminsi yose amafunguro bagiye gufata witeka n'ingabo yezu bahumanure mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye amen amen haleluya. GASARO TV.